Bonjour, depuis Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique, je reçois pour vous un acteur politique très influent en République démocratique du Congo. Il s'agit donc du député national Steve Mbikayi. Monsieur Mbikayi, bonjour. Nshuti bavandimwe muraho turi Washington mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho n'abatumiye umunyapolitiki ukomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyu ni umudepite wo ku rwego rw'igihugu Steve Mbikayi. Bwana Mbikayi muraho muri perezida w'ishyaka ry'abakozi, muri umudepite ku rwego rw'igihugu, mwatorewe inshuro 3 mu mujyi wa Kinshasa, mukaba muhagarariye agace ka Muwamba, kandi wahoze uri minisitiri w'amashuri makuru na kaminuza, wahoze kandi uri minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi n'imibereho myiza. Ikindi kandi wabaye umuyobozi mukuru n'umuyobozi wa tekinike wa Onatra, hanyuma uri rwiyemezamirimo. Ufite ishuri rya Reziniti uyu munsi rikaba ryita Kartezi. Rero niyo mpamvu inshuti bakunzi bacu n'abatumiriye umuntu ufite amateka maremare ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'umunyapolitike nkamwe mumaze iminsi mike hano i Washington. Ese mwabasha kutubwira n'ikibazo dusanzwe tubaza kuki muri hano? Steve Mbikayi mu gusubiza ati yego, nari i Montreal ku mpamvu zanjye bwite. Nyuma yaho habaye imyigaragambyo i Washington, imyigaragambyo y'abanyarwanda yari yateguwe yamagana Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse inamagana umukuru w'igihugu. Kandi mu gihe hakorwa iyo myigaragambyo hari umudepite. Umunyamakuru ati muravuga ku myigaragambyo y'abanyamurenge yabaye ku wa 20 Mata ushize. Steve Mbikayi ati ni birebire, bavuga ko ari abanyamurenge ariko kuri njye ni abanyarwanda. Rero nsobanure. Hanyuma nabonye igitekerezo ku rubuga rwa X cy'umudepite Joe Husson wo mu ishyaka ry'abarepublican wibasiye umukuru w'igihugu cya Congo Felix Tshisekedi, amwita umunyagitugu kandi anamushinja gukora jenoside cya mu karere k'ibiyaga bigari. Ikindi kandi mwamusubije, reka mbisubiremo, mwavuze mugira muti nta kubaha perezida wacu, muramwita umunyagitugu, nta n'ikimenyetso na kimwe mufite. Nuko buri kinyabupfura mushyire igitutu ku Rwanda kugira ngo rwubahe amasezerano yasinywe. Umunyamakuru atubwo rero mwaje kumusubiriza i Washington. Steve Mbikayi ati cyane ko yavuze ko umukuru w'igihugu cya Congo ari gukora jenoside nshya. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Namusubirije Plex kandi mwohereza igisubizo cyanjye. Nyuma umwongereza wanjye yavuganye n'ibiro bye ubwo nari Montreal, kuko nifuzaga cyane kubonana nawe ngo musobanurire ibibazo nyabyo, kuko rimwe na rimwe biba bitandukanye n'ibyo bumvise. Urumva ni amakuru babona. Rero kubera ko yemeye kunyakira muri iki cyumweru ndetse mbere yo gutangira twahamagaye ibiro bye baza tumenyesha umunsi nzabonana nawe ngo tugerageze kuganira, kuko si byiza ko umudepite w'amahanga yita perezida w'amahanga umunyagitugu, akaba namushinja gutegura jenoside. Iyo mpamvu maze iminsi mike i Washington ntegereje inama mbere yuko nsubirayo. Nshobora no kuzabonana n'abandi basenateri cyangwa abasenateri bakomeye b'abanyamerika ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umunyamakuru ati ni ukuvuga ngo mwakoresheje amagambo akomeye kugira ngo twite ko mwatutse perezida wanjye. nje kubareba i Washington kugira ngo mbasobanurire ibintu birebana n'ibihari. Steve Mbikayi ati yego, ni hagati y'abadepite, kuko umukuru w'igihugu mu by'ukuri ntashobora gusubiza umudepite. Nuko bimeze, kandi ngiye nk'umudepite tuzasobanurirana. Nzabanza basobanuriye ko ibyo bavuga biragoye ku banyekongo gutandukanya abanyarwanda, abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda n'abanyamurenge. Mwavuze ko imyigaragambyo yakorewe hano yakozwe n'abanyamurenge. Sinumva ukuntu abanyamurenge bakora imyigaragambyo bagamije kwibasira Felix Tshisekedi, cyane ko ari we wemeye kandi
akarenga ku bitekerezo by'abanyekongo benshi ko abanyamurenge ari abanyekongo. Sinumva ukuntu bakora imyigaragambyo bamwamagana. Umunyamakuru ati mbabarira, muravuga ko perezida yemeye ko abanyamurenge ari abanyekongo. Abanyamurenge nibo bigaragambije kandi mwe muravuga ko ari abanyarwanda. Stephen Bika ati oya, ni abanyarwanda kuko turagowe. Murabizi igihe twari imbere y'uko abanyarwanda binjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na AFDL, twarabanaga mbere y'uko Kagame yahirika Habyarimana agafata ubutegetsi. Kinshasa twari dufite abakozi dukora natwe muri Onatra, twari dufite abakozi twitaga abanyamurenge, twari dufite inshuti mu gace kacu, twabanaga neza cyane. Ariko Kagame akimara gutsinda mu Rwanda, benshi baragiye bafashe imyanya ikomeye mu Rwanda nk'abanyarwanda. Rero dufite ikibazo cyo kubatandukanya, kumenya itandukaniro hagati y'umunyekongo ufite inkomoko mu Rwanda n'umunyarwanda n'ibindi. Niyo mpamvu Kagame asumbirijwe, yahisemo gukoresha abanyarwanda hano i Washington no muri Canada, ni ukugira ngo ajijishe cyane ibihano yafatiwe kuko yacitse intege, ari gushaka uko yabona umwuka wo guhumeka. Rero nzafata umwanya wanjye wose mbisobanure. Murabizi muri Kongo hari amakimbirane menshi ashingiye ku moko, ntabwo ari muri Kivu gusa. Twagize amakimbirane hagati y'Abakasayi n'Abakatange, hapfuye abantu benshi. Habaye amakimbirane maremare ku muhanda wa gari ya moshi Lubumbashi Katanga Ilebo, Kananga Ilebo, ntabwo twabivuzeho cyane. Dufite ikibazo cy'amakimbirane hagati y'Abateke n'Abahumbu. Ndatekereza hari amakimbirane ashingiye ku moko, ariko iyo bigeze ku bavuga ikinyarwanda ikibazo gikoreshwa ukundi n'abanyabwenge b'abanyamurenge gusa kugira ngo babyungukiremo no kubona inyungu za politiki. Si ikibazo cy'abaturage, ni ikibazo cy'abanyapolitike kurushaho. Ariko kandi nk'uko ubivuga hari amakimbirane hagati y'Abalega n'Ababashi, hashobora kuba amakimbirane hagati y'Abafurero n'abavuga ikinyarwanda. Rero bigomba kumvikana ko guverinoma ya Kongo nta nyungu ifite yo guhohotera abanyamurenge. Byongeye nk'uko nabivuze mu gisubizo cyanjye, nibwo bwoko buhabwa amahirwe menshi muri Kongo kuko bahora muri guverinoma, mu nzego z'umutekano, polisi, igisirikare kurusha andi moko. Ntiwavuga ko guverinoma ya Kongo irimo gutoteza abanyamurenge. Rero ndi hano gusa kugira ngo nsobanurire ibyo bamwe mu badepite b'Abanyamerika badasobanukiwe. Umunyamakuru atariko muremeranya nanjye ko niba hari abaturage bababazwa n'intambara mu burasirazuba harimo n'abanyamurenge, abanyekongo kavukire. Stephen Bika ati ubivuze neza, harimo bo, ntabwo ari bo gusa. Rero abanyekongo bose bari muri icyo gice cy'igihugu barababara. Niyo mpamvu tugomba gushimira n'umusirikare wa Kongo wahisemo gukoresha ubundi buryo, no kuvuga ko yakoresheje filozofi ya generali w'umushinwa wo mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu mu buhanga bw'intambara, wabyanditse avuga ko hari uburyo bwiza ari bwo gutsinda utarwanye. Urakabona nibyo yakoze, yimura ikibazo ku rugamba akijyana mu bundi buryo bwa diplomasi gusa kugira ngo hirindwe impfu nyinshi. Si byose ngaho rero, ubwo rero si abanyamurenge gusa bahababarira cyangwa bahazaharira, ahubwo n'abanyekongo bose bari mu burasirazuba bwa Repubulika. Umunyamakuru ati mu Cyongereza navuga nti here we go again, bivuze ngo dore twongeye kubivugaho. Mbona ko nta kiganiro cya politike na kimwe hatavugwamo izina ry'u Rwanda. Ese ntimutekereza ko mukorera u Rwanda iyamamaza rikabije, mugatera abanyekongo ihahamuka kubera u Rwanda, cyangwa nibyo bikenewe kugira ngo abantu bamenye neza ibiri kuba? Stephen Bika ati ewana, nibyo rwose, ariko njyewe
ni byose, ariko njyewe nigeze kwishimira cyane ko duhora tuvuga ku Rwanda buri gihe. Ariko se wowe urabibona iki? U Rwanda rwafashe igihe rwinjira iwacu cyane kandi duca intege mu by'igisirikare no mu mutekano. Murabizi ko twagize abanyarwanda bayoboye inzego zacu z'umutekano, bayoboye igisirikare cyacu. Urugero ni James Kabarebe wabaye iwacu mu buyobozi bukuru bw'ingabo zacu, nyuma akajya mu Rwanda. Murabona ukuntu bigoye gutandukanya nk'uko nabivugaga uwo uri umunyarwanda niba undi ari umunyamurenge, kandi abanyekongo nibo babirenganiramo, ariko bafatwa nk'abajenosideri muri iki kibazo kuko abanyekongo binjiriwe kugera mu mizi. Mwarabibonye hashize ibyumweru 3 hatawe muri yombi uwahoze ari umudepite wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Brazzaville yagenderaga u Rwanda. Hanyuma ntitukimenya umunyekongo wari we ufite inkomoko mu Rwanda ndetse n'umunyarwanda wari we wa nyawo. Birakomeye cyane kandi turi inzirakarengane zabyo, kandi kubera ko tubivuga ibyo nzanasobanurira abadepite b'abanyamerika muri iki kibazo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irarengana cyane, dore barasaba Kongo kwikemurira yonyine ikibazo cy'abanyamurenge, ikibazo cya FDLR, ariko nta karengane kuko ntiwasaba umuntu utarateje ikibazo kugikemura wenyine. Iki kibazo ni ikibazo kireba isi yose kuko ubwo abahutu bazaga iwacu muri 1994 byasabwe n'umuryango mpuzamahanga, ariko kuki uyu munsi babikora nkaho ari twe twatumye cyangwa twatumije FDLR ngo izi wacu? Oya, ni ikibazo kigomba gukemurwa kuko habaye za raporo nyinshi z'umuryango w'abibumbye zinashinja guverinoma ya Kongo gukorana na FDLR. Ubwo rero tuzabigeraho. Hanyuma uburyo bwiza bwo kwikingira ubu ni ugukora iki? Hagomba kubaho nk'uko mbibona ubu k'abanyamerika babyinjiramo, uko umuryango mpuzamahanga ukemura iki kibazo cya FDLR wifatanije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byumvikana ntabwo ari uko bagomba gukomeza kuba muri Kongo, ariko si inshingano yacu kubikora. Hanyuma niba uyu munsi abanyamerika cyangwa imitwe idasanzwe ya MONUSCO yaba ifite inshingano zo guhiga FDLR urugero, ariko mbere yo kubigeraho hagomba kubanza ikigomba kubanza ni ugukora ubuvugizi kugira ngo habeho ibiganiro hagati y'abanyarwanda kugira ngo iki kibazo kirangire, kuko aba FDLR bagize iwacu mu 1994 abantu bari bafite imyaka 30 icyo gihe, bakwiye kubikora uyu munsi. Rero barashaje. Hari igisekuru cyavukiye muri Kongo kuko tugomba kuvuga ko iki gisekuru gishya nacyo cyakoze jenoside. Iki gisekuru gishobora kuganira neza na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo habemo amahoro, kandi niba abandi bashobora guhabwa imbabazi birashoboka. Ubwo rero abinangira bashobora guhigwa na MONUSCO hifashishijwe bimwe mu bihugu. Rero si byiza ko abanyekongo bacu bemera kuba ari bo bonyine bagomba gukemura ikibazo cya FDLR. Oya, tugomba kubireba mu rwego rusange hifashishijwe umuryango mpuzamahanga wose. Umunyamakuru yahise agira ati iki kibazo kitujyanye ku masezerano yasinyiwe i Washington mu Ukuboza gushize, kuko turi buvuge ku bindi bibazo byinshi bigezweho muri Kongo. Muhagaze he kuri aya masezerano? Nubwo nyuma yo kuyasinya amahoro atagarutse neza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amasasu yakomeje kuvuga mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'iminsi mike asinywe. Umuntu yavuga ko byamaze kuba ukunanirwa. Steve Mbikayi ati oya, ntitwavuga ko ari ukunanirwa. Murabizi ubwo aya masezerano yasinywaga, nabonye mu ruhande rwacu rwa Union Sacré abantu bakoze imyigaragambyo bavuga ko intambara irangiye. Nje narabyamaganye mvuga ni oya, ntabwo ari igikorwa kirangiye, ubu ngubu n'urugendo. Ubwo rero hazaba hariho inzitizi
zizaza, kandi amasezerano ndayashyigikiye byimazeyo kuko nababwiye politike nk'uko yigishijwe na Sun Tzu, generali w'umushinwa, ndetse na Liddell Hart, generali w'ubwongereza, mu gitabo cye Ingamba nawe yavuze kuri politike yo kuzenguruka umwanzi. Ugomba kujyana umwanzi ku kibuga ahashobora kuba umunyantege nke, kuko nk'uko nabivuze twinjiriwe cyane, igisirikare cyacu cyagize intege nke nyinshi bitewe n'uko habayeho ruswa, ubugambanyi n'ibindi. Umukuru w'igihugu yagombaga kwimura ikibazo ava ku rugamba rwa gisirikare akakijyana ku rwego rwa diplomasi, kandi aho Kagame yashyizwe mu nguni uyu munsi. Umunyamakuru ati yego, niba hari ikintu twashimira Perezida Felix Tshisekedi ni ukuri uko uyu munsi yatumye ijwi rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryumvikana binyuze muri diplomasi ye. Uyu munsi buri wese azi neza ko u Rwanda ruri gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko se nyuma yaho Stephen Mbeki ati kandi u Rwanda rwarabyemeye. Umunyamakuru ati yego, kandi u Rwanda rwafatiwe ibihano, hanyuma se kubera ko muri mu ishyaka rya Union Sacrée Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora iki nyuma y'uko kumenyekana ku rwego mpuzamahanga kose? Stephen Mbeki ati oya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza gushyiraho igitutu kugira ngo u Rwanda ruve mu gihugu cyacu, ariko hagati aho natwe turitegura. Murabizi nk'uko nabivuze, iyi nzira ya diplomasi twafashe yadufashije, urugero kwisubiza Uvira tutarwanye, twarokoye amaraso yari ari kumeneka, ariko mu buryo bubangikanye n'ibyo igisirikare cyacu kirimo gutegurwa, kuko ntitugomba gushingira kuri diplomasi gusa, tugomba no kwiringira imbaraga zikanganye z'igisirikare cyacu, kandi hamwe n'abajenerali bose bariye ruswa batawe muri yombi hirya no hino. Turi kongera kubaka igisirikare gishya kizashobora kugarura icyubahiro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byari bimeze ku gihe cya Zaire, kuko mu gihe cya Zaire ingabo za FARDC zayoboraga mu burasirazuba no hagati ya Afurika, mu Rwanda n'ahandi hose, kandi ndatekereza ko ubu buryo bwo kuyobora bw'ubu buhoro buhoro tuzasubirana imbaraga zacu, kuko u Rwanda rudafite ubushobozi. Nari nabivuze muri Gashyantare 2025 igihe Goma yafatwaga na Bukavu igafatwa, murabizi ibyo twavuze kugira ngo mvuge ko nta muntu n'umwe wakomeje kuvuga. Hari abantu babiri cyangwa batatu, nanjye ndimo, twavugaga twamagana inyeshyamba, twamagana u Rwanda. Nari nabyerekanye mu nyandiko aho nari navuze ko Faci atazagwa, mvuga ko u Rwanda rudafite ubushobozi bukenewe bwo kwigarurira Kongo nini, kandi ko u Rwanda icyo rwashakaga cyane kwari ukwigarurira igice cya Kongo rugakomeza gusahura, ariko uyu munsi siko bimeze. Umunyamakuru atasi nimutekereza ko icyo gice kigeze ku ruhande rw'u Rwanda? Stephen Mbeki ati oya habe na gato. Umunyamakuru ati koko hari ubuyobozi bubangikanye na leta budakorera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bukorera u Rwanda. Stephen Mbeki ati nibura diplomasi yacu yabashije gusunika Kagame yemera ko ingabo ze ziri muri Kongo, kandi ko yica amategeko mpuzamahanga n'intege nke mu ruhande rwe, kandi murabona neza ko ahangayitse cyane kuko iminsi ye iri kugana ku musozo. Umunyamakuru ati turabyumva habayeho ibihano, muvuga ko Kagame ahangayitse, ndabyemera, ariko se Kongo ikora iki nyuma y'ibyo byose? Kuko ni nk'uko mubivuga, umuntu aje kwiba iwanjye buri wese aravuga ati yego twabonye kuri umujura, ariko mukora iki nyuma yaho? Stephen Mbeki ati murabizi nk'uko nahoraga mbivuga, muri iki kibazo ni ikibazo cy'inyungu. Uyu munsi Trump ahanganye no gusesengura ikibazo cya Iran, n'ibanga rye rishidikanywaho. Hanyuma niba nanone ku rwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaragaye amasezerano, ikongera ikaba ayo masezerano akongera akaba umukungugu, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitakaza ishema ryazo. Kandi niyo mpamvu ndi hano, kuko imibonano nzaba nagiranye n'abagize inteko ishinga amategeko batandukanye n'abasenateri ni ukugira ngo mbereke ko bafite inshingano zo kurengera isura y'igihugu cyabo. Ubwo rero ntibashobora kureka umukuru w'igihugu cyabo ko ntacyo yabikoraho, bagomba kugira icyo bakora.
kandi ndizeye neza mumbabarire ko uyu mwaka ibintu by'intambara bizarangira. n'urugendo hari inzitizi ariko turumva neza ko turi kugana ku musozo w'iyi ntambara. Umunyamakuru ati turagana ku musozo gute? Ese hazakenerwa bya biganiro bisabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bitwaje intwaro n'abatazitwaje ibyo mudashyigikirana n'ubu? Ese hakwiye kongera imbaraga igisirikare kugira ngo cyisubize uturere twafashe, cyangwa hagomba gutegereza ko umuryango mpuzamahanga ugira icyo ukora? Steve Mbika ati oya, ntitugomba guhora twishingikiriza ku muryango mpuzamahanga. Ubu rero dusigaranye amahitamo abiri. Steve Mbika ati oya, ndabyemera, ibyo ni diplomasi, byumvikane, nitubizi, ubu ndagaruka ku biganiro. Nabonye ko benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bashingira ku biganiro, si ukubera intambara bashaka ibiganiro. Ikibazo nuko batavuga rumwe n'ubutegetsi abagiye mu matora muri 2023 bari bazi ko atazaba, ubu basigaye hanze y'ikibuga bari gushaka uburyo bakwinjira muri system yacu. Opposition ya Kongo yarapfuye rwose, uyu munsi ntabwo ibaho.